Yesu nashimwe bakunzi ba Yesu avugwe neza official. Iki gitondo nongeye kunezererwa Imana kubw'ubuntu bwayo bwinshi kandi kubw'urukundo rwayo rukomeye rutangaje, kubw'imbabazi zayo tuba twarindiwemo, tukaba twongeye kugira igitondo cy'umugisha. Imana ishimwe cyane, ndamutse nda amahoro, ndumva amashimwe muri njye kandi nawe unyumva igihe cyose waba urimo mu bibi no mu byiza dukwiye gushima Imana. Ushobora kuba urwaye, ushobora kuba ufite izindi ntambara urimo uhura nazo, ushobora kuba uri mu gihe cy'ibyago, ushobora kuba uri mu gihe cy'amajune ubona bigukomereye, ariko izina ry'Uwiteka rishimwe ko ugihumeka. Iyo umuntu agifite umwuka w'abazima haba hakiri amahirwe, kandi imbere ye haba hakiri igihe cyiza cyo gushima Imana, hakiri igihe cyiza cyo guhindurirwa ibihe. Imana ishimwe mu izina rya Yesu Kristo. Reka dusenge Imana, dusangire ku ijambo ry'Imana, ngira ngo uyu munsi ridufashe kandi ritugirire umumaro mu mirimo turaba turimo, mu ngendo turaba dukora. Iri jambo rize kuba riri muri twe kandi rirusheho kugira ibyo ritwungura. Mwami Yesu Kristo, turagushimiye iki gitondo kubw'urukundo rwawe rukomeye kandi rutangaje. Tugushimiye uburinzi bwawe bwatubayeho, abaryamye bose siko bakangutse, bakoze ingendo bose siko bazisoje amahoro. Abantu bose ntabwo ariko baramukiye mu bihe byiza, ariko muri byose tugushimiye ko tugihumeka umwuka w'abazima. Ni urukundo rwawe rukomeye kandi ni umugambi wagikomeje ku buzima bwacu. Icyubahiro n'ikibi cyawe. Tugiye gusangira ijambo, reka umuntu wese yunguke kubw'iri jambo kandi rigira umumaro, ubugingo bwacu buhemburwe rwose. Nsenze gutyo nizeye Imana mu izina rya Yesu Kristo, amen. Reka dusome ijambo ry'Imana, turarisanga mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya. Turasoma ibice byaho 55, turasoma umurongo waho wa 6, dusoreze ku murongo waho w'9. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Haranditse ngo, nimushake Uwiteka bigishoboka ko abonwa, nimumwambaze akiri bugufi. Umunyabyaha areka ingeso ze, ukiranirwa areka ibyo yibwira, agarukira Uwiteka nawe aramugirira ibambe. Agarukira Imana yacu kuko izamubabarira rwose pe. Erega ibyo nibwira si byo mwibwira, kandi inzira zanyu si zimwe n'izanjye, niko Uwiteka avuga. Nk'uko ijuru risumba isi, niko inzira zanjye zisumba izanyu, n'ibyo nibwira bisumba ibyo mwibwira. Amen. Aleluya. Imana ishimwe cyane kandi Imana ihabwe icyubahiro kubw'ijambo twumvise. Ijambo riratubwiye ngo nimushake Uwiteka bigishoboka ko abonwa, kandi mumwambaza akiri bugufi. Bisobanuye iki ibi ngibi? Bivuze ko igihe cyo gushaka Imana ni iki ngiki kuri we nanjye, kuko hari igihe kigera washaka Imana ukabona bisa naho utari kuyibona. Iyo wigeze kugera igihe aravuga ngo ndi gushaka Imana sinyibone, ngo ndareba iburyo nkayiburayo, nareba ibumoso bwanjye nkayibura, ngo ijya yihisha. Imana ishimwe kandi Imana ihabwe icyubahiro. Rero shaka Uwiteka bigishoboka ko abonwa, cyangwa se ukiri mu gihe cyo kumushaka. Ijambo ryarambwiye ngo abantu bajya bagera igihe cyo kugotwa bakabura amazi, bivomera amazi azagutunga mu gihe cyo kugotwa. Bivuze ko rero ntabwo igihe gihora gisa n'ikindi, ntabwo ibihe uhagazemo bizasa n'ibyo uzaba uhagazemo ejo. Hari igihe kigera washaka Imana ukabona isa naho yihishe, ukabona ntabwo urimo kuyibona. Kandi uretse n'ibyo ngibyo, Imana iba ikiduhaye agahe gato k'imbabazi, agahe gato ko kongera gucishwa bugufi no kuyegera, ko gutunganya ibyasigaye bidatunganye mu nzira zacu, kugira ngo ejo cyangwa ejo bundi Imana niza gusuzuma mu nzira zanjye, mu migendere yanjye, niza gusuzuma mu migendere yawe, niza kubarana natwe, isange hari ibishyitse twakoze mu mirimo yacu yo kwera no gukiranuka ishaka ko tugira, kandi mu mirimo yacu ya buri munsi Imana yifuza ko dutunganiramo. Birashoboka ko ahari waba wari ugeze mu gihe uvuga ngo ahari ntacyo bikimariye kubana n'Imana, cyangwa se hari n'abandi bavuga ngo ntiriho nta niyabayeho, bakavuga bati ubundi iriho iri hehe, ikora iki ko ntacyo tubona. Umuntu akagira ngo arihagije. Ndacyabwira abantu banyumva, ndacyabwira wowe unyumva, n'abandi bazanyumva ngo nta muntu wihagije. Mureke twemerere Imana, tubane nayo, tugendane nayo, kuko ntabwo twihagije.
birashoboka ko none umuntu yakwibeshya cyangwa se satani yamuhuma amaso akagira ngo arihagije, akagira ngo imbaraga ze nizo zimugejeje ku byo agezeho, akavuga ati narize ndakomeye, amashuri yangejeje ku cyubahiro cyo mu isi kandi nuko nize ndi umuhanga, akavuga ati mfite ubutunzi kandi ubu butunzi bumbeshejeho buzabeshaho n'abanjye kugeza ku buzukuruza kuko narabukoreye kandi narabusevinze cyangwa narabitse mu buryo bukomeye. Avuga ati mu bihugu byinshi mfite ibyo mfiteyo, aha n'aha narabigize mu mijyi itandukanye cyangwa mu turere dutandukanye mfiteyo ubutunzi ndakomeye, ariko ndagira ngo nkubwire ngo emerera Imana mugendane kuko ntabwo wihagije, shaka Uwiteka bigishoboka ko abonwa, kuko hari igihe uzamushaka kumuhamagara utakimubona, hari igihe uzashaka kumubwira ngo nanjye noneho ndengera ndashaka ko ugendana nanjye bitari bukunde. Ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo Uwiteka niho yavuga ngo narabahamagaye murananira, mbaramburira ukuboko nimwabyitaho nanjye nzabakina ku mubyimba, ibyo mwatinyaga bibagezeho. Hari igihe umwana w'umuntu agera mu gihe ibyo yatinyaga akabona byose byose biramusatiriye bimugezeho, ibyo wiringiraga ukabibura, ibyo wahangaga amaso ukabireba ukabibona, cyangwa se ukabona biriho ariko ntacyo kugukiza muri byo. Ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo ubutunzi ntacyo bumara ku munsi w'amakuba n'ibyago. Ni ukuvuga ngo izina ry'Uwiteka ryonyine niryo ryabasha kugutabara ugeze handi uhamagara Imana ntibikunde, cyangwa se hari n'igihe umuntu ageramo no gusenga akabura ibyo asenga, amagambo ukayacurikiranya cyangwa se ukabura n'ibyo uvuga, ukaba wavuga uti Imana gusa kimwe cyo ibuka ko najyaga ngendera imbere yawe. Murazi umugaragu w'Imana Hezekiya hari igihe yagezemo abona birarangiye ibye, igihe Imana yari imutumye ngo naraga ibye atanga ibye ku gihe cye cyo kuba muri ubu buzima kirangiye, aravuga atoya sinshaka gukenyuka, Imana ikwiye kunyongerera iminsi yo kubaho, ariko asenga isengesho aravuga ngo Mana wibuke ko najyaga ngendera imbere yawe. Niki wakwibutsa Imana ugeze mu gihe gikomeye? Niki wakwibutsa Imana ubona hari ahantu ugeze kuyihamagara hari cyangwa kuyibwira ngo nigutabara cyangwa nikurengere bitakunda? Hari aho ugera amagambo akabura, amasengesho agashira, Imana ikibuka gusa ko wajyaga ugendera imbere yayo, Imana ikibuka gusa ko wajyaga uyikorera n'umutima ukunze kandi uciye bugufi, Imana ikibuka gusa ko mu gihe byagushobokeraga kuyegera no kubana nayo wabigeragezaga, imirimo akaba ariyo ivuga, iyo wakoze ikakuvugira, amasengesho wasenze kera akakora muri icyo gihe. Imana yacu idufashe cyane kandi Imana itugirire neza. Rero nawe utaboneka cyangwa utazaboneka mu mubare w'abantu Imana ishobora kubwira ngo naraguhamagaye uraninira, cya gihe narakubwiye ngo nshira bugufi tugendane, emera ko nshoboye mu buzima bwawe urabyanga, Imana ukaba yakubwira ngo nakuramburiye ukuboko ntiwabyitaho, nje kugukina ku mubyimba, ibyo watinyaga bikugezeho. Imana idufashe cyane mu izina rya Yesu. Nkundira rero nk'uko iri jambo ribigusabye nanjye rikabinsaba, nshaka Uwiteka nanjye nshaka Uwiteka bigishoboka ko abonwa, tumwambaze akiri bugufi bigikunda, bicyemera ko ntabwo igihe cyose biba birimo gukunda. Imana ishimwe kandi Imana ihabwa icyubahiro. Ukiranirwa rero ariko ibyo yibwira iki gitondo ndumva iri jambo ryaduhwitura twese, umunyabyaha ko ingeso ze, kuko Imana ifite gahunda yo kugirira ibambe umuntu wayo aho aherereye hose kandi ikamubabarira rwose pe. Imana ishimwe. Ibyo Imana yibwira ntabwo ari byo twibwira. Dufite imigambi, dufite imishinga, dufite ibitekerezo, dufite ariko buri kimwe cyose dushyize imbere yacu mu nzira zacu Uwiteka atabanye natwe byaba impfabusa, Uwiteka atabanye natwe ntaho twagera. Imana ishimwe cyane. Rero Imana ibyo yibwira si byo nibwira, inzira zayo zitandukanye n'izanjye, ngo uko ijuru risumba isi niko inzira z'Imana yacu natwe zidusumba cyangwa zisumba izacu. Nkundira rero nk'uko intego y'iri jambo iri, wongere gushaka Uwiteka nanjye nongere gushaka Uwiteka kandi nongere kunyoterwa no kumva nshaka ko agendana nanjye, tuvuge twese ngo Mwami ntabwo twihagije. Ni ukuri ndumva iri jambo rindimo cyane kuribwira abantu ngo ntabwo wihagije. Numva nabwira umugabo ngo nubwo ufite imbaraga nyinshi cyane, nubwo uri umugabo w'ibigango w'igitinyiro, yego uratinyitse, abawe baragutinya, abaturanyi baragutinya, yego uratinyitse aho ugenda, yego uri umugore w'uburanga
n'ikimero n'igihagararo, abantu bose barabizi barabibona, urabirata nabo bakabirata. Yego uri umukobwa mwiza, wenda ufite n'ubutunzi uratunze, igihagararo cyawe kirakubahisha mu bantu. Yego uri umusore urakomeye, ufite amashuri menshi ndetse byaraguhiriye. Yego uri umwana muto, ubona ahari uvuka mu muryango mwiza, akaba ari n'ibyo ugenderaho, ariko ndagira ngo nkubwire ngo uwirata yirata Uwiteka. Aleluya. Kandi umuntu wese ashakishe uko yamenya ibyo umwami Imana ashima, kuko hari igihe cyo gushaka Imana turagifite ni iki ngiki, ariko hari igihe kigera guhamagara Imana ntibikunde, gusenga ntibikunde, kuririmba ntibikunde, ahubwo umuntu akagera mu gihe yibukirwa ku gihe cyiza yabaye imbere y'Imana, ku nyota yigeze kugira, ku ishyaka ry'imirimo myiza no kwera no gukiranuka yigeze kugira. Imana iguhe umugisha mu izina rya Yesu kubwo kumvira ijambo, wongere ugirire Imana icyizere mu buzima bwawe, ariko wongere kuvuga ngo Mana ntabwo nihagije, nkundira tugendane. Imana iguhe umugisha mu izina rya Yesu. Waba ugize icyifuzo muri iri jambo, waba unyotewe kongera kubana n'Imana no kugendana nayo, waba wisuzumye ugasanga wari utangiye gutera Imana umugongo, waba usanze wari ugeze mu gihe uvuga ngo ndihagije ndakomeye, ongera uce bugufi uvuge ngo Mana icyubahiro ni icyawe. Imana yabivuze neza ngo icyubahiro cyanjye nta muntu nzigera ngisangira nawe. Iyo umuntu atangiye kumva ko akomeye, kumva ko yihagije, kumva ko nta Mana ihari, icyubahiro cy'Imana aba agenda agikoraho gake gake, kandi Imana ije kukiburana ntabwo bitubera byiza. Imana itugirire neza mu izina rya Yesu. Ntabwo nzi icyifuzo ufite, ntabwo nzi ibiri kukuriza n'ibikugoye, ntabwo nzi uko ubanye n'Imana no kuri kugendana nayo, ariko icyifuzo cyose waba ufite muri iki gitondo, nyemera dusengane Imana mu izina rya Yesu. Mana ishobora byose, Mana yo kwizerwa, Mana yo kwiringirwa, ndakunezerewe cyane kubw'umugambi wawe mwiza. Ndagushimiye kandi kubw'ijambo ryawe ushimye ko twumva. Ahari baba bake bazaryumva, cyangwa se baba benshi ubishatse, ariko umuntu wese uzumvira ijambo, unkundire azunguke, unkundire azaguke, unkundire azongere kwitekerezaho, kugira ngo yongere kumva ko igihe arimo none aricyo yagushakamo, aricyo yakora ibyo gukiranuka, aricyo yanyoterwa gukora imirimo myiza y'abera bose, kuko uri Imana ishaka ko umuntu akizwa, ko umuntu acishwa bugufi, ko umuntu agendana nawe, ko umuntu yemera ko uriho kandi ko ushoboye. Nkundira rero umuntu wese wumvise iri jambo, umuhe umugisha kandi umuhe gutekereza neza kuko iri jambo rivuganye nawe, mu izina rya Yesu Kristo. Birashoboka ko abantu dusangiye iri jambo bafite ibyifuzo bitandukanye, muri bo birashoboka ko haba harimo abarwayi ndetse n'abandi barwayi ku migabane yose y'isi barwaye. Hari abafite indwara bamaranye igihe kirekire bazigendana, abandi bari mu bitaro baryamyeho imyaka myinshi, ariko kuko Imana ibasha gukiza, kandi si ibyo gusa, n'abapfuye urabazura uherekera wagiye ubikora. N'ubundi tukweretse abantu barwaye muri iki gitondo, ugirire neza abantu bawe, abarwaye indwara bavuga ko zidakira, abarwaye indwara zabuze amazina n'ubusobanuro, Mana abo ndabakweretse kugira ngo ukuboko kwawe kwiza kubwo kwizera kwabo, kandi kuko inzira zawe zisumba izacu, ndetse ubwenge bwawe busumba ubwacu, Mwami unyemerere ubakoreho kuko uri Imana ibishoboye, mu izina rya Yesu Kristo. Ningingiye abantu uyu munsi bagiye gushakisha imibereho, abamotari mu mihanda, abashoferi mu mihanda, abanyonzi, abagenda mu kirere no mu mato, ukuboko kwiza kw'Imana guhagarika umwuka w'impanuka, mu izina rya Yesu Kristo. Ineza y'Imana ibe ku bantu bayo, kandi n'abagenzi babatega babagirireho umugisha, bahe gukora bikunde, abari mu masoko bakore bikunde, abari gushakisha mu mihanda bakore bikunde, abari mu kazi ko mu biro barindwe. Ineza y'Imana igere ku baganga n'abarwayi n'abarwaza, mu izina rya Yesu. Ukuboko kwiza kw'Imana kugere ku muntu wese. Nyemerera ningingire abari kurizwa n'ikigeragezo ndetse n'icyifuzo cyo gukenera urubyaro. Hari abamaze imyaka myinshi, hari ababona ko byarangiye, muri we ntabwo bijya birangira, muri we ntibishira. Iyo wasezeranye urasohoza, igihe cyawe kigeze urakora. Abo nabo ubahe ihumure ry'umutima, kandi wongere amashimwe mu izina rya Yesu kuri iki cyifuzo. Abantu bagwiza amashimwe kuko uri Imana ibishoboye. Sengera ingendo z'abanyeshuri, uhagarike mu izina rya Yesu umwuka w'impanuka, urinde abana ku mashuri, indwara zateye zidafite ubusobanuro zituruka ku badayimoni, iziza mu buryo bumwe n'ubundi. Mwami Yesu, ukuboko kw'Imana kubane n'abana bari ku ishuri. Uwiteka utanga ubwenge, uburere buzima. Tugeze mu gihe abana bari kwangirika, imico yabo ikagorana, ariko Yesu uwo wafashe ntabwo ajya
inzira, ntabwo ajya ayoba. Unyemerere ni ukuri udufatire abana kuko Imana ibishoboye, bakumenye nabo kandi ijambo rye ribahindure nabo babe bazima, ejo habo hazabe hazima. Urinde igihugu cyacu, ibihugu bidukikije ndetse n'ibihugu byose by'isi, abantu bawe babe mu mahoro kuko byose urabishoboye, kandi utange agakiza ku bakabuze, abaguye ubagarure mu rwuri, kandi amaraso yawe yongere kweza abantu bifuza kwezwa nayo. Turagushimiye kuri Imana yumvise gusenga kwacu, uhire imigambi yacu kandi uduhe umugisha mu izina rya Yesu, amen, amen. Imana ishimwe kandi Imana ihabwe icyubahiro ko ibanye natwe muri iki gitondo. Wowe wankurikiye ngusabiye umugisha wo kurindwa, ngusabiye umugisha wo gukora bigakunda, urindwe wowe n'abawe, kandi umwuka w'Uwiteka abane nawe, agukebure aho washaka kuyoba, akugire inama kandi agushyigikire, imirimo y'amaboko yawe igende neza kuko ukuboko kw'Imana kubanye nawe, mu izina rya Yesu Kristo, amen.